kumwe na Naomi ni we tugiye kuganira. Yaciye mu bibazo kuva ari muto, ariko arakubwira ngo uyu munsi ndashima aho ngeze. Harimo ikintu cyitwa kwiyemeza, gufata indi nzira ukavuga ngo nubwo namukomerekejwe, nicyo numvise mu karizime gato mpaye, nubwo nakomerekejwe, mfite uruhare rwanjye rwo kujya mu nkomere, rwo kujya ngo mbeho. Ni umumama wambaye neza. Naomi, urasa neza cyane. Murakoze cyane. Uraho neza? Uraho. Tuguhe ikaze mu kiganiro Inkuru yanjye. Murakoze cyane. Yego. Tujye kuganira ku buzima. Yego. Ujye ukurikira ibiganiro byacu Inkuru yanjye? Yego, njye bikurikirana. Yego. Ku muntu ugiye kukumenya utakuzi, mwibwire neza ku buryo ataza kugira amatsiko ari kuriya muntu waganiriye na Rweme. Ninde? Mwibwire. Nitwa Naomi Niyowongiro. Ndi umudamu. Mfite umwana. Ndumva ari ibyo. Ngomoka mu karere ka Nyamasheke, niho kavukire yanjye. Ariko mba mu mujyi wa Kigali. Yesu yangiriye ubwo buntu bwo kuba mu mujyi wa Kigali. Nabyo nishimwe? Yego, ishimwe rikomeye cyane. Mu mujyi wa Kigali se ni iki kidasanzwe cyatuma bihinduka ishimwe ngerijwe? Ikintu gikomeye cyane cyatuma bihinduka ishimwe ni uko hari abantu benshi bandusha gukomera, bafite byinshi cyane bagezeho ariko bananiwe kuba mu mujyi wa Kigali. Kandi umujyi wa Kigali kuwubamo, urabona uko ibintu byagiye bihenda n'ukuntu nyine ubuzima bumeze. Nawe ndakeka ari buba ubuzima burahenze. Wikeka byemeza. Ariko ukabona uraba mu mujyi wa Kigali, ukabasha kwishyurira ubukode, ukabasha kurya, ukabasha no kwiyambika. Ndumva ari ibintu bikomeye cyane. Iryo nishimwe. Nishimwe rikomeye cyane. Cyane rwose. Naomi, tujye kuganira ku buzima bwawe. Bubere by'umweko abantu inzira zo gutambuka nabo ubuzima bari kubamo, ariko nanone bibi igitabo wanditse uzavuga uti dore ibyo naciyemo, ngibiriya birarikodinze, ntibizongere ukundi mu buzima bwanjye n'abanjye. Inkuru yawe imeze gute? Byagenze gute? Inkuru yanjye ni ndende cyane. Irababaje. Irababaje cyane. Ni inkuru navutse iwacu, tuvuka turi abana babiri. Twavutse dufite umubyeyi umwe kuko papa wacu ntago tumuzi, yapfuye 94. Rero tuvuka tubona turi mu buzima bubi cyane. Ahantu mama yari yarashatse baje kuhamwirukana, tujya kwa sogokuru byara mama wanjye. Tubaho mu buzima bubi cyane, badutoteza, badutuka, ntacyo kurya, bikomeye cyane. Dukomeza kuba mu buzima. Niga amashuri make cyane. Mpamvu nize amashuri make cyane, wacu twari abakene cyane, kuko rimwe na rimwe twaranaburaraga, cyangwa bakarya bakatwima twebwe abana ba mama, aho ngaho kwa marume cyangwa kwa mukaka wanjye. Bagateka bakarya bakatwima, tukajya mu mirima ya rubanda gucukuramo, gufatamo twa tuntu tw'ibijumba tuba twasigaye, cyangwa tukajya gushaka ahantu avoka zaguye, tukazazitara, tukazajya tuzirya kubera ko nta kintu twabonaga cyo kurya. Turi abantu, buriya waba uzi ko voka zirishwa ubugari? Turi abantu twafataga voka, kwa kundi voka iba igiye gushya itarashya neza, ukayifata ukayihata ukayitogosa, ugashyiramo ifu ya soya, abana bakarya kandi ntibarware mu nda kubera Imana. Ibyo biryo twarabiriye. Bivuze ngo mwari abakene bo hasi? Twari abakene cyane bo hasi cyane, birirwa badutuka. Ndiga ngeze mu wa gatanu primaire, nibwo hari umuntu w'umugabo. Uwo muntu w'umugabo yajyaga ambwira ko ankunda, ariko nkabona ari ukumfatirana bitewe n'ubuzima bubi nari ndimo.
kandi yari yubatse nkabyanga kuko urumva nari umwana cyane. Akomeza kungendaho nkanabibwira mama wanjye akambwira ngo njye ngumya kumwirinda cyane. Twari tumeze nabi, ntabwo twagiraga icyo kwambara. Ndabyibuka nambaraga ijipo yacitse cyane ku kibuno, mama afata urushinge arayidoda akajya ashyiramo ibiraka. Rero abantu batubona muri ubwo buzima bakumva ko badufatirana muri ubwo buzima twari turimo. Uwo mugabo rero yakomeje kungendaho ndanga. Nyuma nibwo mama wanjye yantumye ahantu hamwe nimugoroba, mvuyeyo hari ahantu h'agahuru twacaga kubitana n'uwo mugabo. Uwo mugabo amfata ku ngufu. Mu kumfata ku ngufu aho niho nabyukanye inda. Yego. Ndi mu buzima bubi bukakaye bwo kutagira icyo kurya n'icyo kwambara. Umwana wiga mu wa 5 primaire? Yego. Mpagurukanye n'inda. Mama wanjye narabimubwiye, bajya kumurega, aratoroka aragenda. Turamwihorera, urumva umuntu bashakishije bakamubura ntago wowe nta gikurikirana njyewe nari mfite nyirizina. Cyagarukiyeho byagombaga kugarukira bitewe n'ubuzima twari turimo. Rero murambabarira kubivugaho bijya bingora cyane. Nyuma inda yaje gukura, ndabyara, mbyara mbazwe. Ariko nyuma y'uko mbyara, iyo nda byabaye ibibazo kwa nyogokuru wanjye, baranyirukana. Bamaze kunyirukana, mama nawe aravuga ati ese genda kuko nta hantu mfite ho kugushyira. Baranyirukana ndagenda. Maze kugenda nari mfite inkweto umuntu yari yarampaye ariko zari zikiri nshya. Ndazigurisha bampamwe 5,000. Icyo gihe kugera i Kigali byari 5,000. Ndavuga ngo reka mve iwacu ngende ahari nzabona ubuhungiro. Naje i Kigali ntaza ahantu njya, ntanahazi, ari n'ubwa mbere mpageze. Nageze i Kigali nkajya ndara hanze, rimwe na rimwe nkarara mu biti. Buriya Imana igira irinda abantu, icyo uzaba cyo kiragutegereza kandi muragendana. Najyaga ndara mu giti, rimwe na rimwe ngasinzira nkagwa hasi kandi ntwite, singira icyomba, cyangwa umwana ntwite ntagira icyaba. Najyaga njya kurara mu matoilette y'abantu, bakansangamo, bakansuramo, bakanyirukana. Akana k'imyaka ko mu wa 5? Yego. Inzara yarandiye ntwite, yajipo nambaragira inshikiraho. Ndabyibuka nigeze guhura n'umumama areba ukuntu nambaye kandi ntwite, ampa igitenge, ntazi nuko bakenyera igitenge. Igitenge ndacyambara, yampaye igitenge n'agapira. Ndabyibuka icyo gihe indangi imaze kuba nkuru, akajya ambwira ngo nge njya iwe kurya. Ko yanjyanye arambwira ngo ujye uza kurya, ntabwo byashoboka ko tubana ariko ujye uza kurya. Nkajya njyayo nkarya. Urumva hari n'igihe umuntu akurambirwa kubera ubuzima, uko hari igihe umuntu akugaburira ariko hari ubundi buzima nawe aba arimo. Rero uwo mama yarangaburiye, igihe kiza kugera arambwira ati rero urabona ibintu byarahenze, n'umugabo wanjye asigaye bireba nabi, ibi bintu ndabona bitazashoboka kandi ugiye kubyara. Arambwira ati reka ngushakire amatike, ntaho wabyarira inaha, ugenda ujya iwanyu. Uko byagenda kose mama wawe ni umubyeyi, uko byamera kose ni umubyeyi. Natakwakira aho muba, niba atakwakira uzajye mu buyobozi ubarege kuko umwana utwite atari uwawe, ari uwa leta. Yampaye itike, aranantegera ngeza Nyabugogo. Icyo gihe nabaga i Kabuga. Ndangije ndagenda ngera iwacu, bari barambuze. Hageze n'ubundi bibi bibazo, bamubwira ko batanshaka. Icyo gihe bahise bafata umwanzuro wo kujya kubakira mama wanjye akazu k'uburushyi k'amabati 5. Gato cyane. Amabati 5. Ndabyibuka twajyaga turyama. Ndabyibuka ko twajyaga turyama kubera ko twakingishaga urugi rw'ibikenyeri. Sinzi niba ibikenyeri ubizi. Ndabizi. Biva ku masaka. Yego.
tukaryama amaguru yacu akaba hanze, haba nko ku kwezi abantu bakabona ko turyamye kandi turi mu nzu. Kari akazu gato cyane, udusafuriya twacu twararaga hanze. Icyo gihe ntabwo twagiraga ikintu cyo kuryamaho, twaryamaga kuri bino bintu by'ibishyimbo, amashara y'ibishyimbo, tukaramburaho umuce nawo, ariko atari uyu muce baboha mwiza. Hari umuce, hari ukuntu baca ibirere, kuko mvuze ibihunda hari abantu benshi batabimenya, ariko abantu benshi babizi ko ari ibirere. Noneho bakabohamo icyo bita igishanja cyangwa umuce, umusambi. Yego, umusambi, tukawuramburaho tukaryama twiyorosa ibitenge bya mama. Abagira neza baje kumpa imyenda y'uruhinja, unkuburiye imyenda y'uruhinja. Nyuma naje kubyara mbazwe, umwana wanjye turagumana, mbona nta buzima buhari. Umwana wanjye nkabona nta mashereka kubera kutabona icyo kurya. Ibaze ko nabyaye ngataha mpabwa ibiryo n'abantu bari kwa muganga, nta muntu ngezeho ngo angemurire. Kandi mu by'ukuri famiye yanjye nubwo atari abakire cyane, ariko bari bafite ku mafaranga, bari bishoboye. Yego. Twaratashye, umubyeyi wabyaye namaze iminsi 3 ntararya, ntarabona ikintu cyo kurya. Nibwo mama yagiye gusaba ahantu isombe, arayisekura itagira umunyu. Isombe ndayirya, mbona kugarukamo. Mama arambwira ati pfa guhuta ino sombe urebe ko wajya wonsa umwana. Nabyaye umwana ufite, ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima bwose urimo Imana yarabuteguye. Nabyaye umwana ufite ibiro 5. Umwana munini cyane, kandi mu by'ukuri ntarabonaga icyo kurya, narindi mu buzima bukakaye cyane. Umwana ibyumweru bigera kuri 3, umwana yarananutse ageze nko ku biro 3. Kubera kutabona amashereka, kubera kutabona icyo ndya, kubera ubuzima bubi narindimo bukomeye cyane bukakaye. Iminsi 3 rero namaze ntararya. Mama yazanye iyo sombe niyo twariye. Akajya murumuna wanjye we arifata, mama aramubwira ati we ukajya urya kuri iyi sombe, nidushaka twe tujye tuburara, basi Naomi mukuru wawe abone icyo azajya arya kugira ngo abone umwana abone uko abaho. Maze ndabyibuka, maze amezi 3 nagiye guhinga, kandi ngifite igikomere ntarakira neza. Nagiye guhingira umugabo w'iwacu, ntari buze kuvuga izina, yari umukire cyane. Yarakoreshaga cyane, iyo yaguhaga ahantu ntuharangize, buri saha yagendaga gukata amafaranga. Narahinze ndi muri ubwo buzima, ampemba amafaranga 1,200. Nkajya njya guhinga, nkaza nkagura agafuka k'igikoma n'agasukari, nkanywa kugira ngo mbone icyo nonsa umwana. Urumva nta bushobozi twari dufite bwo kubona amafaranga kugira ngo ngure amata umwana. Wa mugabo ntabwo araboneka. Wa mugabo yari ataraboneka. So rero umwana wanjye nakomeje kurwana, ndavuga ngo uko byasa kose nzi neza ko hari ahantu nzagera. Nubwo nacaga muri ubwo buzima, numvaga njyewe wanyawe atari uwo nguwo. Numvaga ko hari ahantu nzagera ubwo buzima nkaburenga. Ni wataye icyizere? Ntabwo nigeze ntikizere. Numvaga ko nubwo mbyaye ndi muto, nubwo iwacu turi mu buzima bubi, nubwo tutagira icyo kurya, tutagira aho tuba, tutabona icyo twambara, ariko one day numvaga yuko umunsi bigomba guhinduka. So rero umwana yujuje umwaka n'igice, nabwiye mukecuru wanjye, ndamubwira ati rero turi mu buzima bubi cyane, reka umwana mukure ku ibere njye gushaka ubuzima. Mukecuru wanjye abanza kubyanga, njye nifatira umwanzuro. Maze kwifatira umwanzuro, namusizeho umwana atabizi. Ndabyibuka hari ku itariki 27 sinzabyibagirwa z'ukwezi kwa 7. Icyo gihe mujomba wanjye yari yakoze ubukwe, musigaho umwana. Nimugoroba hari umuntu wari wampaye amafaranga 5,000 n'ubundi. Nanjye maze iminsi nkora
nkora aho hantu nahingaga nkaza nkagura agafuka gakoma n'agasukari utundi duceri nkatubika. Navuye mu rugo nta kintu sigiye umwana, ngiye gushaka ubuzima bitewe n'ubuzima bubi nabonaga turimo. Yaba mama murumuna wanjye atari kwiga, nanjye urumva nacikirije amashuri, kandi ubwo urumva na mama wanjye ntabyo ashoboye, urumva ndangije ndazamuka nze Kigali shaka wa mu mama kuko iwe nari mpazi yari atuye, ndamubwira ngo nshakira akazi. Nibwo nagiye mu kazi ko mu rugo, icyo gihe bampembye, natangiye bampemba 7,000. Yego. Ukwezi kwa mbere bampembye ni ukuri nta n'irindazi naguzemo, nahise nyoherereza mama wanjye, ndamubwira ngo ugurire umwana igikoma, kuko nyuma mama yaje kumpamagara kuri telefone, naje kubona telefone ndabahamagara, nyuma arampamagara arambwira ngo umwana wanjye yarwaye bwaki. Kajya mboherereza utwo dufaranga mbonye, uko nkoze nkaboherereza amafaranga, ariko nkumva ko igihe kimwe ubuzima buzahinduka. Nyuma rero nakomeje gukora ako kazi, aho hantu yandangiye ndahava, njya ku kandi ka 15, aka 15 nkavaho njya ku ka 20, ngera no kuri 25. Ubuzima iwacu bwaje guhinduka ko nakoraga noherezaga udufaranga, urumva uko imyaka igenda ishira ubuzima bugenda buhinduka. Naje kugura kubika udufaranga nguramo inka, yavuga ngo byanga byakundiye inka izabyara umwana wanjye ajya abona amata. Nabona udufaranga nkabwira mama ngo ugure igitenge, nzi ko mama wanjye yambaye igitenge cyiza ari ngewe ukimwambitse. Ndabyibuka ngurira mama igitenge bwa mbere, namuguriye kino gitenge bita musazi, igitenge giciriritse cyane, ariko mama wanjye yansabiye imigisha ntajya nibagirwa. Ndibuka iwacu bwa mbere na mbere turya umuceri, cyangwa se barya umuceri, ni ngewe waboherereje amafaranga. Uravuga ati mugure umuceri. Yego. Yo. Mama wanjye kumazi biragufasha. Mama wanjye yajyaga ambwira ngo nimbona amafaranga nzamugurira amavuta y'amamesa ngo ateke yumvisha abaturanyi ko bakaranze. Namuhaye amafaranga ndavuga agenda ugura umuceri ugure n'aya mavuta wifuzaga. Murumuna wanjye amvugishije kuri telefone arambwira ngo burya koko umuceri uraryoha. Banatabyumva gutyo, harimo abantu batazi izo story z'ubukene, batazi ko umuceri harimo abantu bawubona. Iwacu habaga umuceri bita Bugarama, niwo mama wanjye yaguze, niko yambwiye. Baravuga ngo uraryoshye cyane, ko mama wanjye ntajya arya inyama. Arambwira ngo njya numva abavuga yuko inyama ziryoha, uyu muceri urandyoheye. Arambwira ngo mwana wanjye, naba ndiho naba ntariho, nawe uzabona umuntu uguhahira umuceri. Iryo jambo mama wanjye yambwiye ryampaye vantage, cyangwa ryatumye ngira izindi ntego. So ubuzima burakomeza. Naje kuva mu kazi ko mu rugo, maze kuhakura igishoro cy'ubuzunguzayi. Mbaho umuzunguzayi, hepfo hano narahajunguje. Hano i Remera. Yego. Uyu mujyi wa Kigali nawuzungujemo cyane imyenda. Nyuma nibwo naje no gukizwa. Urumva icyo gihe iwacu twavuze turi abadivantiste b'umunsi wa karindwi, naje gukizwa. Maze gukizwa nibwo Imana yaje kunyibuka. Naje guhura nyine n'umutipe turakundana. Ndamubwira rero, gusa muri nge numvaga ko ndashaka gushaka ntariyubaka. Turakundana, ndamubwira rero, akajya ambwira ibintu by'ubukwe, ndamubwira ati rero ibintu by'ubukwe none aho ya
reka basi mbanze ngira ikintu nkora, mubwira ubuzima bwanjye, ndamubwira ndashaka kubanza kubakira mama wanjye. Mama wanjye nava ahantu ari nzabona gukora ubukwe. Narakoze cyane ndazunguza mu buzunguzayi. Ndashima Imana ko nta muntu wigeze amfata ngo amfunge kubera ko najunguje, kandi bagenzi banjye barabafataga. Yego. Ndashima Imana ko yandinze icyo gihe, byari bikomeye cyane. Nukuri narajunguje nza kugurira mama wanjye ahantu isambu, ntago ari nini cyane, ariko naje kuyigura nkajya ngura amabati 3, nkagura 4 tukabika, nkagura 5. Ubu mama wanjye namwubakiye inzu y'amabati 35. Avuye mu mabati 5. Ayego. Wow. Félicitations rwose. Imana ishimwe rwose. Maze kubaka iwacu, urumva nari narabaguriye n'inka. Yarishimye cyane. Ubu yabikubwira muri kumwe ntago ajya abona uko abivuga. So rero nyuma nyine mbonye iwacu tumaze kwiyubaka, mama wanjye udufaranga ko ntago arasaza cyane, ninjye mfuraye. Yego. Ndamubwira rero ujye nawe ushaka utuntu ucuruza kugira ngo mubone uko mubaho. Kuko urumva nanjye navuga ngo nibwo nari ngeze mu bukumi nshaka kwiyitaho. Mu mujyi wa Kigali bayida uri umukobwa usa nabi nibivamo. Ntago bivamo cyane nyine. Kuko hari n'abagufatirana kubera ko usa nabi. Ni isomo rirerire nizi. Hari abantu bagufatirana kubera ko usa nabi bakakwereka ko hari ubuzima bwawe bahindura, ariko si ngombwa. Nawe ubwawe ba wowe wanyawe umva ko wakihindurira ubuzima. Umva ko uriya muntu adahari wabaho. Kuko nabanje kumva ko uriya atabonetse njyewe ndahari. Njye ngomba kwishakira ubuzima njye ubwanjye, ngomba kuba njyewe nkagera ahantu nshaka kandi nkagera ku rwego nifuza. By the way, ndebye ukuntu nabaye mu matuwarete, ndebye ukuntu inzara yandiye, siko nigeze kumara icyumweru ntarya. Mba mu mujyi wa Kigali. Cyumweru iminsi 7. Utiyirije? Ntiyirije. Amasengesho cyane. Ibi bintu abantu bavuga ngo umaze ngo icyumweru ngo utarya ngo wapfa, oya, izo ni indwara z'abakire. Wakimara kandi ukanabaho pe. Najyaga njya gusaba ikiyede bakakinyima. Nakibona ukabona n'intica ndikizi. So ariko rero dukomeje, nyuma rero wa mutipe yaje kumbwira ati rero ese ibyo washakaga ntibyagezweho, yarantegereje namuhaye igihe. Ndamubwira bu ndetse ndabura amafaranga makeya igihe cy'umwaka, niba koko nkunda byanyabyo untegereze mbanze niyubake. Mwaka waje kurangira bya bintu narabigezeho, nibwo yansabye nyine ko najya kumwerekana iwacu. Abimbwira nibajije ese ubu yabaga tuba mu kazu, tukiba mu kazu k'amabati 5, yari kumbwira ngo jya kunyereka iwanyu nkabyemera. Buriya hari abantu bagira isoni z'ubuzima barimo cyangwa z'ubuzima iwabo babayemo. Icyo gihe kigeze kumbaho, ariko nasanze ari ubuswa. Nta kugira isoni z'ubuzima urimo. Za soni ufite nizo ziguha intego. Sibyo? Bwa buzima urimo butuma ugira intego. Ukavuga ati ko ndi mu buzima bubi nakora iki kugira ngo ubu buzima bubi mbuvemo. Nagiye kumwerekana, nyuma nyine aranyemera, turabana. Urabibona ndi umumama ntacyo mbaye. Mwiza cyane. Mba mu mujyi wa Kigali nubwo nkodesha, ariko ubu mbasha kwiyishyurira inzu. Urugo murarwubaka? Urugo twararwubatse neza cyane. Iyi nkuru ko ari amashimwe gusa. Ntago tubayeho nko mu ijuru, ariko navuga ko hari ibintu Imana yakoze bikomeye cyane, yampaye urugo rwiza. Ntago navuga ko ari rubi,
kuko ntago ari njye njyenyine ukodesha mu mujyi wa Kigali ndetse n'i Burayi n'ahandi barakodesha sibyo ariko ntago nkubita ntago ntoteza ntago nyibutsa ubuzima bubi kuko nta nubwo nigeze muzamukiraho ntago nyine n'umuntu ushyigikira umwanzuro wanjye ni umuntu ngezaho igitekerezo akanshyigikira uwo rero niwe nanasabaga Imana ni umuntu ukunda umuryango wanjye ni umuntu nkunda uko ndi ndumva rero ari amashimwe akomeye cyane ikibona wabonye umugabo umeze gutyo wemeye bya bikomere byawe wemeye kwa gufatwa ku ngufu kwawe yego ubishima Imana mu buryo bukomeye nk'uko ndi kwibona ni iki kidasanzwe navuga ngo kizamuka mu mutima wawe iyo utekereje umugabo wawe numvaga ko mbere numvaga ko nimubwira ko nafashwe ku ngufu kuko tugihura tukimenyana tukimenyana ntago nabaye nyine ntago namwisanzeho cyane ngo mugure ko bamfashe ku ngufu gusa namubwiye ko mfite umwana nyuma yaje guhatiriza mbaza se umwana warashatse byagenze gute kajya ngumya mubwira nzakubwira ariko naje gutinyuka maze kubona ko ankunda hari ibintu umuntu agukorera ukabona ko agukunda byanyabyo bitari uburyarya bitari rwa rukundo rw'iyi minsi rwo kuri social media cyangwa n'ahandi umuntu azi icyumweru kimwe ngo nagukunze cyangwa afite izindi ntego utabuzi urumva nanjye nakoresheje ubwenge bwanjye iyo warushye umenya n'ubwenge nakoresheje ubwenge bwanjye ndamugenzura maze kumugenzura nibwo nagiye namubwiza ukuri kuzuye ndamubwira bamfashe ku ngufu mubwira uko byagenze muha ibimenyetso urumva abantu benshi ntago mbizi ukuntu abantu bafata ikintu cyo gufatwa ku ngufu hari abantu batacyumva cyane cyane nk'abantu bitabayeho ariko abantu umuntu byabayeho aranyumva cyane umuntu byabayeho aranyumva njya nkunda kumva abantu bavuga ngo nta muntu bafata ku ngufu agufata ku ngufu cyane kandi pe bikaba ukanahabyukana inda ugize amahirwe yagufata ku ngufu ntiwabyukana inda ariko ngewe nahabyukanye inda ntago nicuza kuba narabyukanye iyo nda kuko ndishima cyane kuba aka kanya mfite umwana wanjye afite imyaka ingahe afite imyaka 12 yego warumbajije rero ishimwe rikomeye numva mfite kuba mfite urugo ngurwo cyangwa kuba aho ngeze ahangaha mba numva mfite ishimwe rikomeye cyane kubwanjye mba numva najya mu muhanda ngasakuza nkabibwira isi yose havuga ngo Mana warakoze cyane kuko ubuzima bwose ducamo nta kintu kibaho Imana itakemeye hari ubuzima ducamo najyaga nicara nkibaza ngo ese umuntu arara mu nzu gute aryama mu nzu gute akumva imvura yaranyagiye ntagira ahantu ho kuba izuba ryaranyishe ubuzima bwambereye bubi cyane ariko ndashima Imana ubu aka kanya ntago imvura inyagira ubu aka kanya izuba ntago ryanyica kuko nabishatse ese mbwira yego nkurikije ubwo buzima njye bitashushanya nkahita ndeba wenda nk'abantu bari bakennye pe ku rwego rwo hasi ubwo ni uko nguko ndi kubishushanya twari abatindi hari abantu batinya kuvuga abo baribo twebwe none umutindi abona n'ibiryo byo twebwe twari abahanya sinzi n'icyo kintu cyumva abahanya niba bari munsi y'abatindi nyine twari ibintu bita ibishayote urabizi ibishayote yego n'ibyo kurya yego ni ibintu biba bimeze bijya kumera use nakubwira gute niba utabizi yes ndabizi biriya bintu twajyaga tubiteka bitagira amavuta mama wanjye yasabye agasoya tukagasekura tugashyiramo biriya bintu bayida ubihaye umwana wo mu mujyi yanapfa tukabifata tukabirya byonyine tudafite n'ikijumba cyo kubirisha
tudafite n'umwumbati tudafite iki ibishato n'ibyimeza ahantu yego tukagenda tukabisoroma tukabihata tukabiteka tugashyiramo iyo fu ya soya tukarya kandi ubuzima bugakomeza. By the way, sinzi ukuntu nabikubwira, uyu munsi ubuzima bwawe bwarahindutse bitewe n'imbaraga washyizemo wakoze. Ntiwakwita kuri umukire bitewe n'aho wavuye. Ndakize kuko ntago nsabiriza, kuko nasabirizaga ntago mbura umwenda wo kwambara ngo nze ntire umuntu runaka, ntago mfite ibya mirenge nabivuze, nta modoka ntunze, nta nzu ndagira, ariko bitewe n'uko numva nabyo bizaza. So rero ntago ubaka kanya navuga ko ndi umukene, kuko mama wanjye asabye 5,000 nabibona ntagiye kubiguza umuntu. Ubaka kanya uhageze ugeze iwacu wahasanga inka iri kurisha kandi irenze imwe. Ubaka kanya muri umuna wanjye arangije kwiga secondaire. Mu gihe utigeze ubona ayo mahirwe. Yego, mu gihe ngiye ndigeze mbona ayo mahirwe, ariko bitavuze ko Imana ibikoze ntakiga, mba numva nakiga. Wumva uziga? Yego, mba numva nakiga kuko ndabikunda cyane, ndabikunda cyane. Mba numva ikintu cyose ntagiriwe amahirwe yo kugeraho, niyo imvi zaburuye nzagerageza byange nagerageje. Wararwanye uko nabyumvise, kwidura ubuzima bwawe n'ubwa famiye yawe. Yego, wakubona gutya wenda bati arakomeza kutwereka amashusho y'uburyo wambaye usa neza, uri umugore mwiza, akoze usa neza, wambaye neza n'imyenda ihenze uko ndi kwibona. Nta muntu ashobora kwemera ko wabaye mu buzima bw'ubukene bwo hejuru, umwe akunda kwita ngo abahanya nyine nk'uko wiyise. Nta muntu ujya wemera ko wabaye muri ubwo buzima, kubonye usa gutya. Yego, hari ujya ubyemera Naomi? Abanzi barabyemera, abantu benshi baranzi. Mfite n'abantu muri uyu mujyi wa Kigali banzi muri ibyo bihe, bambonye ntwite, babonye ubuzima bubi nabayemo, babonye ukuntu najyaga ndara mu matuwarete, ukuntu ntagiraga icyo kwambara. Noneho njye namwe ndi munini, ubu narananutse, namwe ndi munini, nari umukobwa munini. Reba rero umukobwa w'ikibuno munini utagira umwenda w'imbere wo kwambara. Najyaga ngira isoni, naca nko ku bantu b'abagabo, ari ukuntu buri umukobwa munini, waca nko ku bantu bagahindukira bakakureba. Noneho hari ukuntu usa n'ureba hirya umuntu akagira ngo ntago ari uri kureba kandi uri kumureba, kugira ngo ujijishe. Nareba ko umuntu ahindukiye ngahita mpindukira nkamureba, ahubwo nkarebesha hirya kugira ngo atabona ko nta mwenda w'imbere nambaye, kuko ku bagore akenshi ibyo bintu biragaragara. Ubu mba mbona byarabaye umuco, ariko icyo gihe byari ibintu biteye isoni cyane. Yego, niba rero narageze ku rwego rwo kubura amafaranga 700, kuko umwenda w'imbere waguraga amafaranga 700, ntago ari amafaranga menshi, urumva koko ntari umuhanya. Najyaga ngendesha ibirenge ntagira inkweto zo kwambara. Ntago byoroshye. Iyo wirebye muri miriwari ukareba na Naomi wa cya gihe, iyo ngiyo mu giturage, yego, uvuga iki? Ndavuga ngo Mana ushimwe, uhabwe icyubahiro. Ndavuga ngo ariko Naomi wa nyawe sindamugeraho, kuko ndacyakomeje. Naomi wifuza n'ububi? Anyway, Naomi nifuza Naomi utuye muri etaje, Naomi wazanye mama w'i Kigali na murumuna we, Naomi urihirira murumuna we kaminuza. Nifuza Naomi urihirira umwana we akiga mu kigo cyiza. Nifuza Naomi ukora, ufite business ifatika. Ninza kubivuga sinzi. Nifuza Naomi ujya kurangura Dubai, China, ahantu nk'aho ngaho. Naomi wiyubatse, Naomi utakigenda ateze moto. Uzabigeraho? Nifuza Naomi. Yes. Wowe niwe Naomi wifuza? Niwe nifuza.
ubu tuvuge ko ukomeje kuvuga umwana yego ni wa wundi ufite yego wenyine. yego Okay, ni sawa kabisa. Nuko uyu munsi navuga ngo wowe n'umugabo wawe, urugo rwawe, intumbero mu rukundo ufite ni iyihe? intumbero mu rukundo mfite nuko ntifuza kumubabaza, ahubwo nkifuza ko atera imbere. Nuko ntifuza kumuteza rubanda, ahubwo nkifuza ko rubanda rumukunda cyane. Intumbero mu rukundo mfite nuko nifuza ko tuba intangarugero z'ingo z'iyi minsi. Sinzi n'ibyo mvuga ubyumva. Tukaba ba bantu njya nkunda kureba, hari umuntu njya nkunda kureba w'umuhanzi w'umusitari ukomeye, mba nifuza kuba nkawe. Uwo ninde? Nibahavu Jeannette. Okay. Yego. Niba atari ibya social media, uko mbabona bakundana, ni abantu biyubatse, ni abantu bafite icyo bagezeho, cyane rwose. ni abantu bafite, nakurikiranye ubuhamya bwa Jeannette, ni abantu bafite ahantu bavuye, bafite n'ahantu bageze aka kanya. Rero nifuza ko urugo rwanjye rurenga urwe, ko ntago nifuza ko rungana n'urwe, ko sinzi uko ameze, ahubwo njye nifuza ko urwanjye rurenga urwe. Renga ibyo ubona. Yego, renga nyine nkaba njyewe wa nyawe, ko ntago ndaba njyewe cyane uko nifuza, uko byifuza. Ni byiza Naomi, uzabigireho pe, uzabigireho cyane muri urwo rugendo rwose. Umuntu agukomerekeje cyane ujya ukugura mu mutima ninde? Hari abantu babiri bankomerekeje, ni benshi bankomerekeje, ariko hari abantu babiri bankomerekeje. Uwa mbere cyagenze gute? Uwa kabiri? Uwa mbere ni umuntu wanteye inda, sinjya mbasha kumubabarira, byarananiye pe. Umufashe ku ngufu iga primaire? Yego. Ukanabyara? Yego, yarankomerekeje cyane cyane, ariko ku rwego numvaga ko yakagombye kunyica aho kugira ngo nkorere ibyo bintu. Niwe muntu ntajya mbasha kubabarira. Undi muntu ese tutaramuvaho, yego, yaje kugaruka? Yego. Arahari? Arahari. Yaje kwemera umwana se? Oya. Ni umuntu kandi wishoboye cyane, afite amafaranga. Nese ntanakunda umwana, abona umwana ukuntu ameze, avuga ati reka mwiteho. Ubu aka kanya naho yamukunda, ntago nabyemera, kuko umwana aramutse se kubwiye ko ashaka papa, wamwima ubwo burenganzira? Ntago nabumwima, kuko nanjye sinigeze mbona uburenganzira bwo kubona papa, ariko ndabizi ko nawe atabivuga bitewe n'ubuzima azi yabonye, kandi azi ko ise abaho atapfuye. Umwana umaze kugera mu myaka 12 aba ari umwana mukuru, bari umwana uzi ubwenge, bitewe rero nuko azi ko namuruhanye, akabona ubuzima twabayemo. Ndakeka atabyifuza, ntago mba mu mutima we, ariko sinumva bimbwira, ariko Imana izanafashe ntabimbwire. Byagukomeretsa? Byankomeretsa cyane. Abantu bumva igikomere cyane. Yego. Rero undi muntu wankomerekeje ni umuntu watutse mama wanjye, kandi ndamukunda cyane. Yaramubwiye ngo uri umutindi, bamwubakiye ako kazu. Ibintu ntajya nibagirwa, ko nubwo twari batari kongera mbyibuka. Arangije ajya kumuhingira kugira ngo amuhe ibijumba byo kurya, ntiyabimuha, ahubwo arangije aramutuka, aravuga ngo uri umutindi, kandi uzahora uri umutindi, uzarinda upfa uri umutindi, ndetse n'abawe ntibazigera bikamira n'ay'imbwa. Ariko aka kanya ndamushimiye, nubwo yankomerekeje, yavuze ukuri. Ntago nakikamira y'imbwa, ariko ay'inka narayikamiye. Bravo. Ko iki kintu cyatumye uvuga utereka ntera imbere ho kugira ngo nkomeze kuba ibyo abanzi bifuje? Ntago nkumvishe. Icyo gikomere bateye mama wawe, yego, cyaguhaye kuraje kuvuga utereka
mbereke ko mama atazaba umutindi nk'uko babyifuje cyane. Na n'ubu ntago nzigera nduhuka mama wanjye ntamutuje mu mujyi wa Kigali, kiretse naramuka atabarutse, ariko sinjya mbisaba Imana. Njya mvuga ngo uko bavuze ko mama wanjye azapfa ari umutindi, ndashaka ko mama wanjye atazapfa ari umutindi. Kuko ibyo bintu mama ajya bitwibutsa ngo bana banjye mujya mwibuka ijambo runaka yambwiye nagiye guhingira ibijumba, amubwira ngo sinjya ndyibagirwa. Ni igikomere yaduteye cyane. Mama wanjye yagize kuba ari umupfakazi, mama wanjye agira kuba afite umuryango utamukunda, mama wanjye agira kuba yarabaye, navuga ngo yarabanye n'igikomere cy'umwana we bateye inda. Ibyo bintu mba numva nshaka kubimukiza nkabimwomora. Yego. Agushimira gute? Arankunda cyane, ibyo birampagije. Amen. None reka dusoze wenda nko ku muvandimwe, njye nishimiye no ku iterambere ryawe, nishimiye ko ufite n'ibitekerezo byo kuvuga uti reka aho ndi ni hato, nifuza kugera kure cyane ku buryo n'umuntu uzajya ndeba avuga ati dore urugero. Nifuje ko ushaka kuba urugero rw'abandi mu kwiyubaka mu rukundo. Ni ikintu gikomeye cyane. Ntuje hano urira, ntuje hano ufite ibindi, uje hano kugira ngo utange urugero no kugira ngo ushime Imana aho wavuye. Imana ishimwe. Amen. Ntabwo ari benshi twakira bafite ibitekerezo mind nk'izawe gutyo. Wowe ufite intego, uravuga uti no, ugomba kugera kure kandi nzahagera. Ntabwo ndabana mu minifuza. Icyo ni ikintu gikomeye, gikomeye cyane. Watanze nimero zawe ukagura umuryango ku muntu kwifuza, ku muntu wakugira inama, ku muntu wagufasha kurotora inzozi zawe, we never know, akaba yaza mu buzima bwawe. Yego. Reka ntange nimero zanjye. Ni 078 60 71 445. Iyo niyo nkoresha kuri WhatsApp. Iyo nitabiraho ni 078 21 38 064. Urakoze cyane Naomi. Imana iguhe umugisha, akomeze utere imbere. Ibyo twikwaturiye abakwaturiyeho ko mugomba kuba batindi byiteka. No. Umva umukire uko kuba kwihimura kwawe kuri babandi bose. Wagufashe ku ngufu, ubashyize hasi, imiryango itarabakunze, igibara ibifuze. Urakoze cyane. Kose ibifuze. Imana iguhe umugisha, kimwe n'undi uri kutwumva, tujye dufata urugero ku bantu nk'aba ngaba biyemeza. Nubwo warakomeretse, warakomerekejwe gute, uvuga uti no, revenge yanjye, kwihimura kwanjye ni ugutera imbere bakajiginwa. Imana iturinde twese.